mwese nk'uko ababyeyi bamaze kubivuga, mwatweretse urukundo nanjye ntatekerezaga, mwatubaye hafi. Ndashimira abaturanyi bose ba hano Nyabiheke. Ni ukuri nanjye narabitekereje nk'uko papa yabivuze, mwatubaye hafi cyane cyane. Njyewe ntabwo nashobora kubivuga, ariko narebye urukundo abamama barahagurutse, abapapa, urubyiruko. Ni ukuri mwatubaye hafi cyane. Nabonye urukundo muri Kigali umuntu hari igihe apfusha. Nabonye urukundo ntaza mbona muri Kigali. Ndavuga ati mbonye ahantu abantu bagifite urukundo rw'abantu. Nari maze iminsi naje ndi i Kigali, ariko ibiryo byinshi bihaba usanga abantu ari bake bake gutya, ariko ndashima Imana kuba mwaratubaye hafi. Nabitekerejeho cyane, ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru aho umugisha. Ikindi ku buzima bwa Ndayishimiye nk'uko babivuze, Ndayishimiye ari umugwaneza. Igihe duherukana wagira ngo nari ndimo musezera, nari ndi kumwitegereza cyane nkamureba kugeza ubwo yari arimo ambwira, akambwira ati se kuri murandeba cyane ni iki? Nkumva muri njyewe kumubona, kandi yari amaze igihe ari muri Kenya, yari amaze imyaka myinshi, imyaka igera muri 7 ari muri Kenya. Noneho ndamuhamagara ndamubwira ati Ndayishimiye wazavuye muri Kenya, dufatikanya n'umuryango hari umuryango dufite muri Kenya, turafatikanya. Turamubwira ati Ndayishimiye ngwino, umaze igihe uri muri Kenya, ngwino dusure. Ndayishimiye agira gutya araza, akigera hano twaramwishimiye pe, uko papa yabivuze. Papa yaramutetesheje umuryango wose, ababyeyi. Mbese twamufataga gute? Twari turi kumufata nk'umwana mutoya, kubera ukuntu tutari tumuheruka. Kandi nyine ikigero yaragezemo ni ikigero cyiza nyine cyo gukundwa, nk'uko twari tumutezemo byinshi. Ndayishimiye hari byinshi twari tumutezemo nk'umuryango, ariko Imana nk'uko ariyo izire mu buzima bw'umuntu yamujyanye. Ndayishimiye mu gihe gitoya, Ndayishimiye yabaye hafi y'urusengero. Icyo nicyo cyanejeje cyane, yakaza asenga. Umuntu witwa Espoir Ibyishimo ninde uri hano, yaragendaga akambwira ngo nimuhereze amafaranga, ngo ejo ngo ni ku cyumweru ngomba kwiyogoshesha, ngo agatanga n'ituro. Yari asigaye ari umuntu ukunda iby'Imana cyane cyane, kuko buri munsi umuhamya natanga n'uriya Byishimo, nta nubwo nari namuzi. Yarambwira ngo agiye ku agent witwa Byishimo, ariko wa gatandatu akambwira ngo ngiye mwohereza amafaranga. Yarambwira se ufite amafaranga angahe tuyagabane? Nkareba amafaranga mfite tukayagabana. Akambwira ngo arajya kwiyogoshesha, narangiza hari igihe anambwiraga yasengeraga muri Deliverance cyane, niwe yakundaga gusengera. Akambwira ngo bafite abashitsi. None umunsi umwe ndamaze se Ndayishimiye kujya imyaka amafaranga y'ituro, ese utanga ituro koko cyangwa ujya umbesha? Ndayishimiye arambwira ati ituro ndaritanga. Ati nta nubwo ngiye ntanga n'igiceri. Ati ntanga ituro. Nka wese Ndayishimiye wa myaka amafaranga noneho y'abashitsi. Nkumva muri njyewe Ndayishimiye yarahindutse, umva yarahindutse, atari wa wundi narinzi. Mu gihe gitoya gusa Mama Mudogo bari hano, kuva avuye ku Kibuye Mama Mudogo, Ndayishimiye yageze hano, imyitwarire we yose irahinduka. Yarasigaye ari umuntu mu busanzwe. N'ubundi Ndayishimiye yavugaga amagambo make, noneho ubu nyine hari umwana uri buze kubivuga, iyo bari kumwe yarasigaye yirirwa mu nzu. Noneho umunsi umwe yarambwiye ati se ko asigaye nirirwa mu nzu cyane, noneho hano ati hamaze kundambira. Hari ahantu twari twaranamuboneye n'akazi yari buzagende, ariko yarasigaye ari umuntu mu bitekerezo wahindutse, ari umuntu mbese yari afite iterambere muri we. Hari n'utuntu duke yari afite hano, yari arimo yorora, hayateganya no kuzakora ibindi usibye biriya sibyo byari kumuheresha n'ibindi,
ariko wabonaga ari umuntu ufite ibitekerezo bizima. Tubuze umuntu ukomeye cyane, tubuze umuntu ukomeye, yari inkingi ikomeye cyane. Twaramubonye, tubona mu muryango, tubona nk'atubonye undi muntu musha. Ndashimira ari wo kugenda, yaraje akigera hano yamaze nk'ukwezi, aragenda aje gusura Bamuyomba. Aba ni Bamuyomba bicaye hano. Aravuga ati reka maze ngende ngere ku Kibuye, ngende njye kubasura. Ndashimira aragenda asura umuryango wose, asura abavandimwe baba ku Kibuye, aragaruka. Dufite abantu bari kuba igitambo cya Ndayishimiye. Dufite kaka uba mu nzu baterura, dufite sokuru nawe nuko ameze. Twari tuzi yuko wenda sokuru ari uri bupfe, njyewe mfite n'ubundi kaka nawe bari mu nzu ni uguterura bamujyana. Ariko kubona ngo Ndayishimiye nawe upfuye, imitekerereze y'Imana itandukanye n'iyacu. Ndayishimiye ntabwo ariyo bari gupfa, nta nubwo twanabitekerezaga yuko Ndayishimiye yapfa nk'uko. Ariko Imana nyine izemere muntu ibihe byo kwishima, ibihe byo kubaho, n'ibihe byo kurangira ku isi. Ndashima ubutwari Ndayishimiye yagize, yaraje asura umuryango, yari arimo agwaza kaka ahantu yari ari. Mama Doge barabyumva, kugeza n'ubwo kaka bamukuye ahantu ku Kibuye baramuzana. Kaka aravuga ati Ndayishimiye atari mu njyana, aza amwiyegamije aramujyana amugeza i Kigali. Ndashimira umuntu ugira urukundo cyane. Icyanejeje cyane muri byose ni uko Ndayishimiye mu minsi mike cyane yegereye urusengero cyane, akunda ibyo gusenga nk'uko nicyo kintu mu mutima wanjye. Kandi Ndayishimiye naramusengeraga cyane no kugira ngo ave muri Kenya. Ni njyewe wabigizemo umwete aho Ndayishimiye babarira uve muri Kenya, nk'uko ubuzima n'ubundi muri Kenya bwarakunaniye, garuka hano tuzakora uko dushoboye kose, tuzazubura ayo mafaranga makeya tuzayabona. Rero ndashima Imana nk'uko Ndayishimiye agiye tukamuherekeza nk'umuryango twese abari hano Nyabiheke. Umuryango wanje ndabashimiye cyane, abantu bose bagize uruhare rwo kurera Ndayishimiye. Aba Mama Dogo, hariho n'abandi bavandimwe bari muri Kenya, abako Bamuyomba, ba Mama Dogo bari hano, bagize uruhare cyane rwo kuturera. Ndabashimiye cyane kuba yarageze hariya, yarageze nuko mwatubaye hafi. Iyo mutaza kutuba hafi wenda ntabwo twari kugera aho tugeze. Papa nubwo yavuze ngo ufite umuryango munini, kandi ndamukomeje cyane. Ibigerageza ntabwo biza biba ku biti n'amabuye, ibigerageza biba ku bantu. Twihangane cyane kandi dukomere, turahari, tuzafatikanya muri byose kuba ukiriho byonyine. Njyewe ndimo nkubona uri umumaro munini muri njye. Ndashimiye namurebaga nkamubonagamo ibintu byose muri njyewe. Iyo namurebaga numvaga nkomeye cyane, nkavuga ati turi kumwe Ndayishimiye. Iyo yagiraga ikibazo kimubabaje, yari inshuti yanjye cyane cyane. Iyo yagiraga ikibazo yarampamagara ati fasha, nagize kino kibazo n'iki. Nanjye numva umuntu w'umuvandimwe wanjye, mbese uri hafi y'umutima wanjye cyane. Nkavuga ati Ndayishimiye ni ukuntu mbese. Ndayishimiye ari umuntu ukunda abantu bose, ku buryo waba namubwiraga ngo uriya muntu ni mubi ntabwo ari mwiza. Arambwira ati ceceka. Yakundaga abantu bose, akambwira ati ceceka, ati abantu jya ugira umutima ukunda abantu. Ndayishimiye yarangagwa n'ibyishimo muri we, agakunda abantu bose. Rero urupfu rwa Ndayishimiye rwaradutunguye. Hari n'igihe ngiye ntekereza nkaho se Ndayishimiye kuko yapfuye, nkumva muri njyewe birantunguye cyane. Hose niki cyamwishe? Yahuye n'urupfu rutunguranye ku buryo umuntu atarusobanurira abandi. Ariko muri byose ni ugukomera, nk'uko twese ariyo nzira. Imana yari yarabonye yuko Ndayishimiye azasoza kino gihe. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze umuriro ridashira. Mbere y'uko hari icyo mvuga, ndashimira abaturanyi ba hano muri quartier ya mbere. Ndashimira akimara kwitahira, baraje baraduhumuriza.
nukuri njye narakomeye, baraje baraduhumuriza ijoro ryose, Imana ibampera umugisha, n'abandi bose bo muri iyi nkambi bagize icyo bakora, nukuri ejo narabibonye kuva yapfa, nyine batwitayeho nkajya mbareba nkabona imyotsi barimo, ndavuga ati Imana wahereze umugisha, Imana ibaha umugisha. Ikindi mvuga ndayishimiye njyewe ninjye umuzi kuko ninjye twabanaga buri munsi, ndashimiye kuwa kabiri twirirwana ari muzima, nyine nakundaga kumutera brage cyane, ahita arambwira ati Nyabagoro ndumva umutwe uri kundya, araza nari ndimo noza amasahani hanze, aragenda araryama, nyine nkabona nta birenze, hashize umwanya araryama, nyine ndatetse, maze guteka ndamubwiye se ko mpishije waza ukarya, ngo ubu ndetse arasohoka, bigeze mu masaa 7 kuko mama nta wari uhari, afata ipantaro yiwe arayifura, ihangane ma, afata ipantaro arayifura, amaze kuyifura ngenda hano hirya nje ntindayo nyine kuko mama nawe nta wari uhari, mpageze mama arambwira ati se wakoze ibiki, kuki wagiye usiga uwanyu ari mu buriri arwaye, ndababwira se Mana nasize ndayishimiye, ariko mbwira abantu umutwe bisanzwe, ntabwo nari nzi ko bikomeye, bitamvuga. Mama arambwira ati genda kwa Marewisi nawe Imana imuhe umugisha, genda ku munyabuzima umubwire aduhereze imiti y'ibinini. Marewisi arambwira ati genda umuzane, ndaza ngeze hano papa nawe yari ahari, papa Imana imuhe umugisha, papa wa munsi nk'uko yabivuze hari ahantu yari yiriwe, nyine hari ahantu yari yiriwe, kwa gatatu twari dufite ibirori, nyine wari umunsi wo kwishima iwacu, noneho papa araza nsanga ari mu cyumba, ndagenda ndashimye, ndamubwira ndashimiye, ngwino tugende bajye kugupima barebe niba ari malariya. Ntiyari ari kuvuga, gusa yaransezeye sinabimenya, ninjiye mu nzu nakundaga kumusetsa cyane, nyine ninjiye mu nzu nyine ntiyari ari kuvuga, ahita ambwira ngo Nyabagoro, ndamubwira karame, hari irindi jambo yambwiye, uko biri kose ni nkaho ari kunsezera, sinabimenya. Amara wese hashize umwanya nyine yakomeje gutinda kuko ari kumwe, niwe wari uri mu rugo wenyine, papa akomeza kuvuga ese yaje, Amara wese araza, aje nyine baramupima malariya barayibura, malariya bayibuze tubona birakaze, nyine tujya guhamagara nyine abaturanyi, Shema na Benjamin niyo bamwambitse, yari yanze kwambara, nyine yari ari gutaka umutwe, ariko nge nkabona nyine mu nda, nkabona mu nda sinzi ukuntu hameze, ndamubwira se ndayishimiye ushaka iki, ntiyari ari kuvuga, kuva icyo gihe yansezeye arambwira ati Nyabagoro, ntiyongeye kuvuga, ni nkaho yansezeye. Nuko bamujyana ku bitaro hari hirya, nyine bamujyanye bigoye, aragenda agezeyo abaganga baravuga ati arajya Ngarama, nta gifoma yari afite, ndangije naraje ngeze mu nzu ndavuga ati Imana ndayishimiye, umurebe nubwo Imana nyine yamukunze kuturusha, ariko narasenze, gusa nageze igihe papa yabivuze ngo yatekereje gusoma Bibiliya biranga, nanjye narasenze, noneho nyuma baza kumbwira ko yarangije, ntekereje ndavuga se Imana kuki nagusenze, kuki utanyumvise, ariko nza kugaruka ndavuga ati byose aba ari umugambi w'Imana. Ndayishimiye baragenda bageze Ngarama, nyine baza kutubwira ko byarangiye, gusa ngewe n'ubu nyine sindi kubyemera, kuko kwa kabiri ninjye twirirwanye mu rugo, twaririrwanaga cyane. Ndashimiye yakundaga abantu bose, hari abana bahafasha, uyu utuye mu Madiyane yamukundiraga abana,
n'icyo gihe apfa yari ari gukinisha akana ke ngo ni Bright n'akuzukuru ka mama Eric hariya turi kumwe nk'aho ngaho. Ndashimiye yakundaga abana, ndashimiye yagiraga urukundo. Hari n'igihe twabaga twicaye mu nzu nyine turi gutera burake nkamba namubwira ati runaki ibiki n'ibiki, ndashimiye akambwira ati ujye ureka. Nyine nta muntu yabonaga ko ari mubi. Ndashimiye akiva muri Kenya mundeke mvuge. Ndashimiye ari inshuti yawe. Ndashimiye naramusengeraga. Ndashimiye naramusengeraga. Hari n'igihe nafataga amasengesho ngasengera ndashimiye avuga ati Mana uzaye ndashimiye gukizwa, avuga ati uzaye ndashimiye gukizwa. Hari n'igihe yabaga ari muri Kenya tukavugana, twarangiza kuvugana akambwira ati nyahagoro nsengera, ngafata telefone twese twicaye mu nzu tugasenga kuri telefone. Ahubwo ati ndashima ujye ukunda Imana, ujye ukunda Imana kuko Imana ni byose, Imana ni byose. Mbuze inshuti. Ndashimiye yarandutaga ariko naricaraga nkamubwira ati uranduta ariko nyine hari ukuntu nyine umuntu atitwaraga neza ariko nkamubwira ati gutya na gutya ibi ntabwo ari byo, ibintu uri gukora twebwe turi barumuna bawe ntabwo biba bidushimishije. Ndayishimiye arifata umunsi umwe arambwira ati ngiye guhinduka. Yakundaga runo rusengero, abapasiteri bari rusengero menye ko bakundiraga urusengero, yarukundaga cyane. Ndayishimiye habaga ari ku cyumweru nyine naragendaga ngateka, narangiza guteka akambwira ati gira vuba amateraniro agiye gutangira. Agahe gato nkuko sister yabivuze yabaye yegereye Imana. Haleluya. Ngiye byo kuvuga ni byinshi nyine gusa mbuze inshuti. Ndayishimiye yarandutaga ariko twaricaraga tukaganira, yari afite ibintu byinshi byo gukora. Ejo bundi Muyomba niwe wari uri mu rugo ntago yaje azaza ejo, aricara akajya atubwira ati bana mujye mukunda gusenga. Kandi ikindi nshimira Imana, ndashima Imana ko yaduhaye ababyeyi basenga. Papa ndagushimiye. Ndashima Imana yaduhaye ababyeyi basenga. Yaduhaye ababyeyi basenga. Muyomba akajya akatubwira ati mujya mwitwara gutya na gutya. Kandi ikintu cyanejeje nuko Ndayishimiye atapfiriye iyo yabaga kubera ko byari kutubabaza cyane. Igihe gito yabaye ahangaha Ndayishimiye ntabwo yajyaga gusenga nta turo. Yarazaga yabaga atamagaye sister akabwira mama cyangwa akambwira. Mbese Mana sinzi ibyo kuvuga ni byinshi gusa njye byandenze nta nubwo narindi kubyumva kubera umuntu twirigwanye ari muzima. Ngiye kumva numve ngo aratashe gusa uko biri kose Ndayishimiye ni nk'aho ari kudusezera ntitwabimenya. Ndayishimiye yarazaga avuye kuryama yararanaga na ntaki, yaba yatinze gutaha nabura telefone yiwe habwira ntaki nkamubwira ati ntaki Ndayishimiye ari hehe mundeke mvuge ngiye kurangiza. Ndayishimiye ari inshuti yanjye cyane, habwira ntaki ati Ndayishimiye ari hehe. Navuga byinshi icyo mwifuriza Imana imuhe iruhuko ridashira.